murabyibuka yuko twaganiriye ku rusengero rwa nyuma n'isezerano ry'Imana. Haleluya. Muracyabyibuka abo twaganiriye urusengero rwa nyuma n'isezerano ry'Imana. Nibyo duheruka kuganira. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko. Ni ikibazo kibazwa ariko turi buze kukibona kuko iyo insanganyamatsiko bifite ikibazo uze gushakisha mu byanditswe kugira ngo icyo kibazo kize kubonera igisubizo biciye mu byanditswe byera. Rero ni insanganyamatsiko yacu ifite ikibazo kibaza ngo nuwuhe mukristo w'ukuri Imana ihamya. Nuwuhe mukristo w'ukuri Imana ihamya cyangwa se Imana ivuga. Icyo ni ikibazo abantu dushobora kuba dusubiza ariko tukaba dusubiza mu buryo bw'amarangamutima bitewe n'amatorero n'amadini dusengeramo. Ku buryo umuntu ashobora kuba yibwira yuko umukristo w'ukuri si ukubyibwira gusa, ahubwo ni nako twanigishijwe yuko umukristo w'ukuri ari uwo musengera mu itorero rimwe. Amen. Bati uwo mu itorero ryanyu burya niwe mukristo nyakuri, naho abandi bo ntago ari uko bimeze. Naba mpagaze wenda hano cyangwa se ndi kuvuga publiquement nkaba navuga ngo twese dusenga Imana, ariko twaba turi mu cyumba nkakubwira nterega bariya barabeshya. Urumva? Twaba turi mu cyumba twiherene nkakubwira ngo bariya barabeshya rwose, nitwe dusenga Imana by'ukuri. Rero icyo kibazo tugisubiza dukurikije amarangamutima yacu, harimo n'izindi nyungu ziba zibiri inyuma ariko tudakurikije ibyanditswe byera. Rero uyu munsi ndifuza yuko turebera hamwe ibyanditswe byera kugira ngo turebe mbese umukristo Imana ihamya ni umukristo umeze gute dushingiye ku byanditswe. Yesu nashimwe cyane. Ndifuza kugendana namwe buri ntambwe ku yindi. Ninsoma icyanditswe ndifuza ko ngendana namwe uko nsoma namwe ariko musoma kugira ngo ibyo mbabwira namwe mwe mubyisomera mu ijambo muri Bibiliya ntibibe gusa ariko ibyo mbabwira. Amen. Nuwuhe mukristo w'ukuri Imana ihamya. Mbere kugira ngo turebe uyu mukristo w'ukuri Imana ihamya, hari urugero nshaka kugira ngo bahereze kugira ngo twinjire muri rino somo neza. Urwo rugero ruratwinjiza muri rino somo neza. Ni ukuvuga ngo kano kanya uyu munsi nshobora gufata Xavier nkashaka kumutuma telefone mu mujyi kugira ngo ajye kungurira telefone, ariko kubera ko nzi neza yuko hari uburiganya buhari bashobora guhereza Xavier telefone ya pirate kuko nazo zihari. Icyo gihe kugira ngo atanzanira pirate muhereza ibimenyetso bigaragaza original. Sibyo? Mwereka ibimenyetso bigaragaza telefone ya original nifuza iyo ari yo. Nkamubwira ngo muvandimwe jya mu mujyi kungurira telefone, ariko telefone nifuza ya original ifite ibingibi biyiranga. Amen. Ibimenyetso bya original bya telefone original dore ni ibingibi, ibimeze gutya, ibiteye gutya, ibiteye gutya. Nuyibona iyo telefone aba ariyo ungurira, aba ariyo unzanira niyo nkeneye. Amen. Ubwo mweretse ibimenyetso bya telefone yo nifuza ya original. Ariko noneho ayo makuru muhaye asa nkaho ari igice atuzuye neza, kugira ngo mbe nicaye ntekanye neza mfite assurance mu mutima wanjye 100% yuko Xavier icyo mutumye ari buza kukizana. Nuko nyuma yo kumuhereza ibimenyetso bya original ndi mwerekeye n'ibimenyetso bigaragaza pirate iyo ari yo, kugira ngo na pirate niza kuza nayaze kuyimenya. Icyo kintu turacyumvishe, kugira ngo na pirate niza kuza aza kuyimenya, aza kuvuga ngo iyi ni pirate, ibiyiranga ndabizi nabibwiwe nibi ngibi, ariko original nayo ibiyiranga nibi ngibi. Bityo icyo gihe mba mfite umutekano mu mutima wanjye, vuga ngo nzi neza yuko uwo natumye ari bunzanira icyo namutumye cy'ukuri, kuko namuhaye ibimenyetso bigaragaza icy'ukuri icyo ari cyo, ariko ndangije muriza n'ibimenyetso bigaragaza ibya pirate icyo ari cyo, iby'ibinyoma ibyo ari byo. Amen. Ibyo rero biratuma mu by'ukuri umutima wanjye utekana, vuga ngo intumwa natumye iri buze kunzanira ibikwiriye. Amen. Rero umukristo w'ukuri uwo Imana ihamya, Imana yerekanye ibimenyetso bigaragaza uwo mukristo w'ukuri wariwe. Amen. Ivuga ibimenyetso bigaragaza umukristo w'ukuri wariwe. Ariko nkuko nabivuze ntabwo Imana igeze iduhereza amakuru y'igice.
ahubwo yatweretse n'ibimenyetso bigaragaza za pirate z'umukristo uwo ari we, kugira ngo tube twicaye, tube tuzi neza ijambo Imana yavuze tudashidikanya. Naho habaho inyigisho nyinshi zihari zaduka isogonda ku rindi, ariko tube duhamye tuvuga tuti tuzi icyo Imana yavuze. Uw'Imana ihamya ateye gutya, ameze gutya. Hanyuma kugira ngo tubona za pirate zitangiye kuza z'ibinyoma, tuvuge tuti muzi neza yuko n'izi pirate Imana yazitweretse, yatweretse ibimenyetso byazo. Dore ngiki, iyi ni pirate. Dore ngiyi, iyi ni pirate. Bityo kugira ngo tube dufite amakuru yuzuye, nta gushidikanya kuhari. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana yatanze amakuru yuzuye. Urwo ni urugero nabaherezaga kugira ngo twinjize mu kiganiro tujya kuganira, kugira ngo tumenye umukristo w'ukuri Imana ihamya uwo ari we. Dusome noneho mu Itangiriro ku gice cya 22. Abalewi reka dutangire mu Balewi. Abalewi ku gice cya 11. Abalewi igice ni cya 11, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Ndifuza kugendana namwe musoma igitabo cy'Abalewi igice ni cya 11, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo ibifite ubugingo bizira n'ibitazira. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisirayeli muti, ibi aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza, abe ari cyo mujya murya. Icyatuye inzara ngo kigire imigeri igabanyije, ariko kikuza iyo nyamaswa aba ari yo muzajya murya, cyangwa se iryo tungo aba ari ryo muzajya murya. Imana ibahaye ibimenyetso, iberetse ibimenyetso by'itungo cyangwa inyamaswa bemerewe kurya. Yatuye inzara ikagira n'imigeri, ariko ikanuza ati iryo tungo aba ari ryo muzajya murya. Twagiye. Ariko ibi ntimukabirye. Noneho igiye kubereka noneho n'ibitaribwa ibyo ari byo, ibimenyetso byerekana ibitaribwa ibyo ari byo. Ubwa mbere banje kubabwira ibimenyetso byerekana itungo cyangwa se inyamaswa ryemewe kuribwa. Irangije kwibabwira igiye kubabwira noneho n'ibimenyetso byerekana inyamaswa cyangwa se itungo ritemerewe kuribwa, cyangwa se rizira, cyangwa se rihumanye iryo ari ryo. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara. Ingamiya ni ya mbere, kuko yuza ariko ikaba itatuye inzara. Ingamiya iruza ariko ntabwo yatuye inzara. Mu byuza, kuko ingamiya iruza ariko ikaba itatuye inzara, ni igihumanya kuri mwe. N'impereryi, kuko yuza ikaba itatuye inzara, nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu, kuko rwuza rukaba rutatuye inzara, narwo ni igihumanya kuri mwe. 7. N'ingurube, kuko yo yatuye inzara ngo igire imigeri igabanyije, ariko ntiyuze, nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, ni ibihumanya kuri mwe. Amen. Imana ivuze ihereje Abisirayeli amabwiriza y'inyamaswa zizira cyangwa se amatungo n'izitazira izarizo. Iberetse amatungo cyangwa se inyamaswa zemerewe kuribwa, ariko iberetse n'inyamaswa zitemerewe kuribwa. Hari ibyiciro bitatu Bibiliya ivuze. Muzo Imana yise yuko zizira cyangwa se zihumanye. Ni icyatuye inzara ariko kikaba kituza. Irangije itanga n'urugero kugira ngo batazibeshya. Iravuga ngo urukwavu ruruza ariko ntabwo rwatuye inzara. Kwatura inzara Bibiliya iri kuvuga
iyo dusomye bibiliya verisiyo y'ijambo ry'Imana cyangwa se bibiliya ntagatifu, kubera ko kwatura inzara dushobora kutabyumva. Kwatura inzara bibiliya bivuga ni ukugira ibinono ariko ngo byigabanyijemo kabiri. Ni ibinono ariko byigabanyijemo kabiri. Rero urukwavu ntirugira ibinono ariko ruruza, sibyo? Urukwavu ntabwo rugira ibinono ariko ruruza. Imana yababwiye ati rero urwo rukwavu ni ikizira. Urumva? Ibimenyetso bigaragaza inyamaswa izira nuko rushobora kuba rwuza ariko rudafite ibinono. Itanga urundi rugero iti ingamiya, urundi rugero iti impereryi. Ibyo byose biruza ariko ntabwo bifite ibinono, ntabwo byatuye inzara ngo bigire imigeri, niko Bibiliya yera bivuze. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ariko nanone muri icyo cyiciro hari ikindi cyiciro cya kabiri yavuze, ariko nacyo gihumanye, aho yavuze ngo birashoboka ko noneho iyo nyamaswa cyangwa se iryo tungo yaba ifite ibinono, yaba yatuye inzara ariko ikaba ituza. Itanga urugero ku ngurube. Amen. Ingurube ifite ibinono, ingurube yatuye inzara, ifite n'imigeri myinshi, ariko ingurube ntabwo yuza. Ati muramenye rero ingurube nayo ni igihumanya kuri mwebwe, irazira. Amen. Ibyo ni ibyiciro bibiri tubonye, mubifate kuko turi buza kongera kubigarukaho. Icyiciro cya mbere twabonye yuko ari izuza. Kuza ni kwa kundi itungo ririsha ibyatsi, hanyuma iyo yaba iri hamwe yicaye ikajya ibigarura ikongera ikabihekenya bya bindi yarishije, nibyo bita kuza. Rero Imana yavuze ati rero urukwavu cyangwa se ingamiya biruza ariko ntabwo byatuye inzara. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni ibyatuye inzara cyangwa se bifite ibinono ariko bikaba bituza. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Ariko ibyo byiciro bibiri byose Imana ikaba yavuze yuko bihumanya byose ari bizira, sibyo? Byose birazira. Hanyuma icyiciro cya gatatu nicyo yabanjijeho, ivuga yuko ari inyamaswa cyangwa se amatungo atazira. Irangije igaragaza ibimenyetso bigaragaza ayo matungo atazira. Ivuga yuko noneho itungo ryuza ariko rikaba rinatuye n'inzara. Amen. Ati iryo tungo ryo nimuribona rimeze gutyo ryo muzarirye. Amen. Nimubona inyamaswa imeze gutyo iyi zaba ari iy'ukuri muzayirye, ntabwo izabihumanya. Yesu nashimwe cyane. Bishobora kuba wenda bisa nkaho bitarumvikana ariko ndagerageza bize kumvikana. Turi buza kubihuza nibyo turi kuvuga. Twongera nto tujya mu itangiriro ku gice cya 22. Itangiriro igice ni cya 22. Turi buza kubihuza bize kumvikana neza. Gusa mwe mwafashe bira byiciro bitatu twabonye turi buza kubigarukaho. Itangiriro igice ni cya 22 turasoma duhere ku murongo wa 15 tugere kwa 18. Imana iha Abrahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Abrahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Amen. Amen. Aya ni amagambo Imana yabwiye Abrahamu. Abrahamu Imana yaramuhamagaye ku gice cya 12 cy'itangiriro, iramubwira ngo nave muri Uri y'Abakarudaya, hanyuma ngo asige inzu ya se n'iby'iwabo byose. Abrahamu arangije we ntiyasiga inzu ya se, ahubwo aterura inzu ya se. Bibiliya ijambo ry'Imana risobanurwa n'indi jambo ry'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo tumenye uko kuntu Abrahamu yahagurutse ku gice cya 7, iyo abayuda bari gushaka gutera Stefano amabuye, abasubiriramo aya mateka ya Abrahamu. Arababwira ngo Imana yabonekeye Abrahamu sogokuruza, imusanga muri Uri y'Abakarudaya cyangwa se Mesopotamiya, iramuhamagara iramubwira ngo nasige inzu ya se tera. Ariko Abrahamu
yateruye inzu ya se ntabwo yigeze ayisiga. Muza gusoma ibyakozwe no ku gice cya 7 Stefano abivuga. Amaze guterura inzu ya se Tera ajyanye na ngo inzu ya se ni Tera. Amaze kujyana na Tera ari wese Imana imucisha iharani. Imucishije iharani Tera arabanza arapfa. Amen. Tera arabanza arapfa. Hanyuma Imana ibona kubwira Abraham iti komeza urugendo rwawe. Amen. Kuko ntabwo agomba kujyana na se, agomba gusiga inzu ya se nkuko Imana ibayire bimubwiye. Inzu ya se rero kuko inzu ya data ni inkomoko yanjye. Amen. Sibyo? Inzu ya data ni inkomoko yanjye. Rero Imana duhamagaye itubwira gusiga inkomoko yacu ariyo muri Adamu wa mbere. Amen. Ariko ijambo ry'Imana tuba dushaka kugira ngo turyumvire muri kamere. Dushaka kugira ngo dukorere Imana turi muri kamere. Dukurikira Imana ariko turi aba kamere. Uko niko Abrahamu yajyanye n'inzu ya Tera. Ariko kuko Imana idashobora kumwemerera yabanje kumucisha iharani kugira ngo kamere cyangwa se Tera ari wese Adamu wa mbere abanza apfe. Amen. Tera amaze gupfa aramubwira ati noneho ukomeza mu gihugu cy'isezerano. Aragenda. Ageze mu gihugu cy'isezerano Abrahamu Imana imwereka imbibi z'icyo gihugu. Ariko iramubwira ati kino gihugu ntabwo ari wowe ngihaye. Wowe ugiye kugituramo ariko ugituremo nk'umushyitsi n'umwimukira. Atariko urubyaro rwawe ruzagukomokaho nirwo ruzahabwa kino gihugu. Bigeze ku gice cya 15 Imana ibwira Abrahamu iramubwira iti nigiwe ingabo igukingira ati humura nzakugwiza cyane. Abrahamu abwira Imana ati se Mana uzangwiza gute kandi ndincike ngenda ndincike? Kubera yuko mu buryo buri logique twebwe abantu twumva yuko naho natunga ibya mirenge ariko ntafite abana nabyaye mba numva ibyo bintu bitungiye ubusa kuko nta bana banje bazabisigaramo. Sibyo? Abrahamu rero nawe yari umutunzi. Imana yaramubwiye ati no byukuri jewe nkubereye ingabo ugikingira ati nzakugwiza cyane. Aramubwiye se uzanguza gute ko nyina nicike? Mfite ibintu koko, mfite abagaragu, mfite amatungo ariko nta mwana mfite. Ahubwo umuntu uzaragwa ibyanjye ni Eliyazari w'umunyadamasiko. Nonasubura urukumira ngo uzangirira neza nta mwana mfite, ubwo bizagenda gute koko? Imana iramubwira ku gice cya 15 ngo Eliyazari w'umunyadamasiko ntabwo ari uzaragwa ibyawe. Amen. Ntabwo ari uzaragwa ibyawe, ahubwo umwana uzaturuka ku rukirigi rwawe ni uzaragwa ibyawe. Imana irangije imubwira ibyo ari bukore, imubwira gufata ibitambo inka n'ihene n'ibiki byose kugira ngo abitambe, kugira ngo Imana imuhamirize yuko ibyo mubwiye izabisohoza. Amen. Aho ni ku gice cya 15. Bigeze imbere ku gice cya 16 Sara aramubwira ati ariko ntabwo mpakanye iyerekwa ryawe rwose Abrahamu, si mpakanye iyerekwa ryawe. Atari kurabona bira bintu Imana yavuze bizaturuka kuki? Reba imyaka mfite, urebe imyaka ufite, uri kuvuga ngo Imana izaduha tubyare, bizaturuka kuki? Ati rero mu by'ukuri tugomba kumenya imvugo y'Imana. Reka mushingire nguhereze uyu muja wacu w'umunyegiputakazi ubyarane nawe, kuko nubyarana nawe uwo mwana nawe azaba atuze ku rukirigi rwawe. Ati ntabwo wamenye ukuntu Imana ivuga rege, imvugo y'Imana rege irazimije ntabwo wabimenya. Reka rero mu by'ukuri mushingire uyu muja ubyarane nawe, uwo mwana wenda niwe Imana ivuga ati kuko ngewe maze gusaza ntabwo byashoboka dukurikije biology, ntabwo byashoboka yuko nabyara. Abrahamu aramwumvira arongora Hagari, babyarana umwana w'umuhungu. Bibiliya iravuga ngo amutwika inda, babyara umwana w'umuhungu bamwita Ishmael. Ariko bigeze imbere Imana ikomeza kwesisezerano yayo yabwiye Abrahamu. Iramubwira iti jewe nakubwiye yuko umwana nakubwiye nuzaturuka muri Sara, ntabwo nakubwiye umwana uzaturuka muri Hagari. Amen. Urwo rubyaro ruzaturuka muri Sara nirwo nakubwiye yuko ari rwo ruzabera isi yose umugisha. Amen. Hanyuma ku gice cya 21 tubona Sara ryasezerano risohora kuri we, ndikwihuta risohora kuri we, abyara Isaka. Amaze kubyara Isaka ku gice cya 22 gikurikiraho ariho twasomye Imana ibwira Abrahamu kujya gutamba wa mwana yabyaye, umwana we w'ikinege.
iramubwira ngo genda ufate wa mwana w'ikinege, wa wundi babyaye mu busaza, wa wundi Imana yamubwiye yuko isi yose izahabwa umugisha muri we, genda umunzanire umutambeho igitambo. Ariko Aburahamu ntabwo yigeze ajijinganywa cyangwa se ngo ashidikanye ku by'Imana yamubwiye. Yafashe Isaka aramutwara ku musozi wa Murya, izi nkuru n'ubushize twarazivuze turukanira ku rusengero rw'Imana. Agenda agiye gutamba umwana we w'ikinege ari we Isaka, azamuye icyuma agiye kumusogota, Imana iramubuza, ihamagarira mu ijuru iti rekera aho ngaho, mbonye yuko koko unkunda by'ukuri. Ahubwo Aburahamu akemutse abona intama inyuma ye, abariyo azana, abariyo atamba mu mwanya wa Isaka. Bigeze ku murongo wa 15, Imana ngo irirahira, iravuga iti ndirahiye, ati kuko ibintu ukoze ubwo utanyimye umwana wawe w'ikinege, ubwo utanyimye umwana wawe w'ikinege, ndirahiye umugisha nzawugwiza muri wowe ibihe byose. Nzagwiza umugisha muri wowe. Imana isobanura uwo mugisha rero ukumeze. Nzagwiza umugisha muri wowe ku buryo urubyaro rwawe ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru. Atariko ntago ari aho bigarukiye, ati kandi ruzahwana n'umusenyi wo ku nyanja. Urumva yavuze urubyaro rumwe. Iyo Pawulo ari kwandikira Abagalatiya ku gice cya 4 cya 3 umurongo wa 16 avuga ko uru rubyaro Imana yabwiraga Aburahamu byari Kristo. Ariko dukurikije ukuntu twasomye, Imana imubwiye imbyaro ebyiri. Imubwiye urubyaro rwa mbere ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru, iyo ngiye mubwiye urundi rubyaro ruzahwana n'umusenyi wo ku nyanja. Icyo kiri mu cyumvi. Hanyuma noneho ikintu nshaka kuvugaho cyane ni kuri runo rubyaro, aba bana ba Aburahamu. Reka twongere dusome, twongereho ibindi byanditswe. Abagalatiya ku gice cya 4 umurongo wa 21, kugira ngo tuvuge kuri aba bana. Kane 21, igitabo cy'Abagalatiya igice ni cya 4 umurongo wa 21. Sara na Hagari bari byitegerezo by'amasezerano abiri. Abashaka gutwarwa n'amategeko ni mumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri. Umwe ari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Iri jambo murifate, nk'uko iby'umubiri bigenda. Nk'uko iby'umubiri bigenda. Naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Bivuze ngo uw'isezerano ntabwo yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, sibyo? Wavutse nk'uko iby'umubiri mugenda ni uw'inshoreke ari we Ishimayeli. Ariko uw'isezerano ari we Isaka ntabwo yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Turi buze kureba uko iby'umubiri bigenda ni gute. 24, ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata. Iryo niryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Amen. Reka dukomeze nanone, kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa. Kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana bisezerana nk'uko Isaka yarari. Ariko nk'uko icyo gihe, aha naho muhumve 29, nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri byarenganyaga uwabyawe n'umwuka, ati na n'ubu niko bikimeze. Amen. Uwabyawe n'umubiri byarenganyaga uwabyawe n'umwuka, ati n'uyu munsi niko bikimeze. Reka twongereho indi passage mu Baroma ku gice cya 9 kugira ngo dusobanure rimwe. Abaroma igice cya 9, igice cya 9 turahera ku murongo reka dore ku murongo wa 6.
icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Sibyo? Ni ukuvuga ngo nubwo bwose muri Aburahamu havuyemo imbyaro ebyiri, Isaka na Ishimayeli, ariko ntabwo ibyo ari byo bibagira abana be bose, ahubwo yarabwiwe ngo kuri Isaka urwo nirwo rubyaro rwawe rw'ukuri. Amen. Nubwo bwose ufite abana babiri, ariko bose burya si abana bawe, ahubwo Isaka niwe mwana wawe w'ukuri. Icyo turacyumva. Amen. Aha. Umurongo wa 9, umurongo wa 8, ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Kuko ijambo ry'isezerano ryariri ngo mu mwaka utaha amagingo aya nzaza Sara abyara umuhungu. Amen. Aba bana babiri b'Aburahamu nibo nifuje kugira ngo mu by'ukuri tuganire ku mwanya mutoya. Twabibonye ukuntu byagenze kuri Aburahamu. Sara yaramubwiye ati mu by'ukuri Imana ijambo ryayo rirakomeye cyane. Mugabo nkunda nyemerera ubane n'uyu mujakazi, mubyarane wenda uwo mwana niwe Imana yavugaga. Aburahamu atwika Hagari inda, babyarana Ishimani nk'uko twabibonye. Ariko Bibiliya yatubwiye ikintu gikomeye. Yatubwiye ngo mu Bagalatiya ku gice cya 4 umurongo wa 21 yatubwiye yuko bano bagore ngo bari ibyitegerezo by'amasezerano abiri. Hagari yari igishushanyo cy'isezerano rya kera ryakuzwe kuri Sinayi. Hagari. Hanyuma Sara akaba igishushanyo cy'isezerano rishya. Amen. Hanyuma niba Hagari ashushanya isezerano rya kera, uwo yabyaye ashushanya amategeko, kuko isezerano rya kera ryabyaye amategeko. Sibyo? Hanyuma Sara niba ashushanya isezerano rishya, uwo yabyaye we Isaka ashushanya ubuntu, kuko isezerano rya kera ryaduhaye ubuntu bw'Imana. Amen. Aba bana babiri nibo nshaka kugira ngo mvugiyeho. Ariko noneho Bibiliya yakomeje kutubwira ikintu gikomeye. Yatubwiye ngo dukomeje icyo gice cya 4 cy'Abagalatiya, irakomeza iravuga ngo uwa mbere w'ishoreke yavutse ngo nk'uko iby'umubiri bigenda. Yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Ariko uw'umugeni ntabwo yigeze avuka nk'uko iby'umubiri bigenda. Ni gute iby'umubiri bigenda rero? Ni gute iby'umubiri bigenda? Twabonye yuko Sara ajya kugira inama Aburahamu yo kugira ngo atere Hagari inda, nuko Sara yabonaga yuko amaze gukura. Sibyo? Sara yari amaze gukura, amaze gusaza. Aravuga ati rero mu by'ukuri dukurikije biology ukuntu ivuga yuko umugore amenopoza cyangwa se acura afite imyaka 45. Siko bimeze? Noneho ariko hakabaho no kuvuga ngo iyo umugore ngo yariye neza, ngo yariye neza, ngo na 60 na 50 birashoboka yuko yabyara. Imana iravuga iti kumbi niyo mitekerereze iri muri mwebwe. Kisawa. Niba ari uko mutekereza, isezerano ryanjye ndaba ndiritse gusohora. Kuko riramutse risohoye afite iyo myaka 60, abantu bavuga bati Sara yari yarabayeho neza. Kuko ntago yari yaravunitse cyane. Ati rero birashoboka rwose yuko yabyara rwose pe. Urumva? Imana kuko yarizi yuko abantu ibyo mitekerereze bayifite, yaravuze ati isezerano ryanjye ribe riretse gusohora kugira ngo rihinyuze ibyo abantu bibwira. Buretse gusohora. Bigeraho Sara agira imyaka 90. Aho noneho nukuvuga ngo twabonye yuko biology ivuga yuko umugore acura afite imyaka 45. Sara yaramaze kugira imyaka 90, nukuvuga ngo yari acuze inkubwe ebyiri. Biology ntabwo ntishobora kubyemera ibyo bintu. Yari acuze inkubwe ebyiri kugira ngo akanwa k'abantu n'ubwenge bw'abantu biceceke ntibigire icyo bivuga. Ahubwo ijambo Imana yavuze, haleluya, aba ari ryo risohoza icyo Imana yavuze, bitagendeye ku bushake bw'abantu. Amen. Hanyuma rero uko by'umubiri bigenda rero ni gute?
uko iby'umubiri bigenda ni ukuvuga ngo ni intangangabo guhura n'igi ry'umugore, hanyuma bikaba fekonde, bikabyara igi rigakura rikazavamo umwana. Uko niko iby'umubiri bigenda. Rero Ishimayeli nibwo buryo yavutsemo, kuko Bibiliya iri claire, iravuga ngo Aburahamu yatwitse Hagari inda. Yamutwitse inda, ni ukuvuga ngo habayeho guhura kw'intangangabo no guhura kw'igi ry'umugore, hanyuma iryo gi rirakura, umwana aravuka. Uko niko iby'umubiri bigenda, uko niko wavutse, uko niko nanjye navutse. Twese twavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Amen. Ishimayeli rero yari igishushanyo cy'ubuvuke bwacu ko twavutse mu mubiri. Siko bimeze? Uko niko iby'umubiri bigenda. Ariko hari ikintu gikomeye Imana yavuze hano mu Bagalatiya. Yavuze ngo Isaka ntabwo ariko byagenze. Ntabwo Isaka yigeze avuka nk'uko iby'umubiri bigenda. Kugira ngo abantu batazabyibazaho, Imana iravuga ngo yavutse ku bw'isezerano ku gice cya 9 cy'Abaroma. Ijambo ryamubyaye ry'isezerano ngo ryariri. Ngo mareka aramubwiye ngo umwaka utaha. Amen. Umwaka utaha nzakugarukaho. Ndagira ngo tugendane neza kano kantu gasobanuke. Ni ukuvuga ngo nitujya kureba imibyarire ya Sara irahura neza n'imibyarire ya Mariya. Kubera yuko Isaka uyu mwana ugiye kuvuka ari igishushanyo cya Kristo. Niko Paul abwira Abagalatiya no ku gice cya 3:16. Arababwira ngo urubyaro Imana yasezeranyije Aburahamu ntabwo byari Isaka burya, ahubwo byari Kristo. Niyo mpamvu uyu mwana ariwe Isaka, kuko ari prototype, ari igishushanyo cya Kristo. Ubuvuke bwe ntabwo agomba kubyarwa nk'uko iby'umubiri bigenda. Abamarayika bamaze kubwira Aburahamu bati umwaka utaha magingo nkaya nzakugarukaho. Ntabwo hazabaho uguhura kw'intangangabo n'intangangore. Nzakugarukaho magingo nkaya, hanyuma ubyara umuhungu. Sari ibyo bintu yaravuze ati ibi bintu bishoboka bite? Ibi bintu bishoboka bite? Nk'uko Mariya amaze kubwirwa na marayika Gaburiyeli ambwira ati ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Mariya ambwira ati ibyo bintu bishoboka bite? Bishoboka bite? Ntarabonana n'umugabo. Marayika ati aho niho dushaka, icyo nicyo dushaka. Na Sara rero nawe ngo yarasetse aravuga ati ibi bintu bishoboka bite ko nabyara mfite imyaka 90. Ariko Imana iravuga ati ibintu byo dushaka. Natindije isezerano ryanjye kugira ngo imitekerereze y'abantu iceceke, hanyuma mbone gusohoza ijambo ryanjye navuze. Amen. Ijambo ry'isezerano ryariri ngo umwaka utaha nzakugarukaho ubone kubyara umuhungu. Isaka yavutse ku bw'isezerano ry'Imana, yavutse ku bw'iryo jambo marayika yavuze. Ntabwo yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, ntabwo ari intangangabo yakuye n'intangangore. Amen. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo nk'uko iby'umubiri bigenda, twasomye ku gitabo cy'Abagalatiya ku gice cya 4, hari indi mvugo Imana yakoresheje. Isaka yiswe yuko ari uwabyawe n'umwuka. Amen. Hanyuma Ishimayeli yitwa yuko yabyawe n'umubiri. Amen. Ku murongo wa 28 aho Bibiliya yavuze yuko ngo na n'ubu niko bikigenda, kuko uwabyawe n'umubiri n'uyu musa kirenganye wabyawe n'umwuka. Amen. Ariko nanone hari ikindi kintu cyako kugira ngo mu by'ukuri twasomye mu Baroma ku gice cya 9 kugira ngo tucyumve. Nshaka kwesista aho kugira ngo kidutware muri za nyamaswa twabanjije. Amen. Ku gice cya 9 cy'Abaroma nongere subiremo ku murongo wa 6 aravuga ngo cyakora ngo sukugira ngo ijambo ry'Imana ngo ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isiraheli atari bo bisiraheli bose, kandi kuko urubyaro rwa Aburahamu, kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sicyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko nagira ngo mwumve, ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana. Ndagira ngo twibaze kino kibazo. Hano Paulo ari kwandika itorero ry'Abaroma, ari kubabwira agahinda afite k'impamvu Abisirayeli batizeye. Ati ntiwagahinda na bene wacu ku mubiri yuko batizeye. Atariko ati ibyo ntabwo mbivuze kugira ngo mpindure ijambo ry'Imana ubusa. Ati kubera yuko atabakomotse kuri Isirayeli bose ntabwo nicyo kibagira abana ba Isirayeli.
n'abana bakomotse babyawe na Aburahamu bose babandi babiri ati ntabwo aribyo bibagira abana ba Aburahamu. Urumva ari kuvuga Aburahamu n'abana be. Ariko noneho hari ijambo yongeyeho ku murongo wa 8. Urumva ngo kuko ngo si cyo bagira abana be ba Aburahamu, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana. None se bije gute kuri dosiye y'Imana? Biswe gute abana b'Imana? Yari ari kuvuga abana ba Aburahamu, sibyo? Yari kuvuga ati abakomoka kuri Aburahamu bose si cyo kibagira abana ba Aburahamu. Ageze hepfo ati rero ati abana b'umubiri ati ntabwo ari bo bana b'Imana. Mose ni Imana yari ari kuvuga cyangwa na Aburahamu yari ari kuvuga? Aho harimo umugani. Ni ukuvuga ngo rero ikintu nashaka kuvuga hano ni ikihe? Nuko Aburahamu yari prototype, yari igishushanyo cy'Imana. Amen. Hanyuma noneho Imana iri kugira ngo itwereke iki? Ikoresheje Aburahamu nk'icyigisho, nk'igishushanyo kitwigisha. Imana iri kutwereka yuko nk'uko muri Aburahamu haturutsemo imbyaro ebyiri, amen, niko muri yo havuyemo ibyaremwe, ibiremwa bibiri. Ku Mana havuyemo ibiremwa bibiri. Ikiremwa cya mbere ni abantu bose bafite imibiri, bose babyawe n'Imana, bose baremwe n'Imana. Abafite imibiri bose baremwe n'Imana. Aribo bagereranywa nande? Na Ishimayeli wavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Kuko natwe ubwo buvuke tubuvuka nk'uko iby'umubiri bigenda. Ni intangangabo ihura n'igira ry'umugore. Imana kuvuga iti rero mu by'ukuri abantu bose bafite imibiri n'ibyo wabaremye n'abanjye. Ariko urwo rubyaro ntago ruzanyitirirwa nk'uko Ishimayeli nubwo ari umwana wa Aburahamu, ariko urwo rubyaro ntabwo rwemera yuko ari urwe. Amen. Ahubwo abana b'isezerano birashaka aho bikomeye cyane. Abantu bose bafite imibiri baremwe n'Imana, ariko isezerano ry'Imana ryariri. Amen. Ntabwo Imana yigeze dusezeranya ubwo buvuke bwa mbere. Yesu nashimye kuko ubwo buvuke bwa mbere bwatumaga ducirwaho iteka. Amen. Ahubwo Imana iri kwerekana yuko muri yo hari ikindi cyaremwe gishya kizakomoka mu isezerano ryo Kristo Yesu. Urwo ni rwo rubyaro rw'ukuri ruzitirirwa Imana. Kuko yabwiye Aburahamu iti rero mu by'ukuri Ishimayeli ngo gusa wamubyaye ariko si umwana wawe, ariko Isaka kuko yavutse ku bw'isezerano niwe mwana wawe w'ukuri. Agenda kumutamba yaravuze ngo genda utware umwana wawe w'ikinege. None se amwita ikinege gute kandi afite na Ishimayeli? Ubundi ikinege ni umwana umwe wenyine, siko yemeze. Ariko Aburahamu ntabwo afite umwana umwe, afite abana babiri. Kuki Imana yakomeje kwesista ivuga ngo umwana wawe w'ikinege? Umwana Isaka niwe wemerwa nk'umwana wa Aburahamu, ariko Ishimayeli nubwo bwose yavutse kuri Aburahamu ariko ntabwo yemerwa nk'umwana wa Aburahamu. Ariko ntabwo Imana yabikoze kugira ngo irenganye Ishimayeli, kuko Ishimayeli nta kibazo afite. Ahubwo ibyo ngibyo byabaye kugira ngo bitwigishe twebwe abo uyu munsi tumenye yuko ku Mana haturutse ibiremwa bibiri. Hari abantu bavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, twese abantu bazavuka bakaba kuri iyi si bazavuka nk'uko iby'umubiri bigenda. Kuko twabonye ko iby'umubiri bigenda ari uguhura kw'intangangabo n'igira ry'umugore. Twese rero niko twavutse. Ariko Imana iri kwerekana yuko urwo rubyaro, ubwo buvuke atari bwo buvuke wituruka, atari bwo buvuke bwemewe. Amen. Ahubwo ubuvuke bwemewe cyangwa se ikiremwa Imana yemera ni icyavutse ku bw'isezerano. Ni icyavutse ku bw'isezerano, ni icyaremwe cyavutse ku bw'isezerano ryo Kristo Yesu twari twarasezeranyije kuva kera kose. Ubwo nibwo buvuke bwo mu mwuka. Amen. Ubwo nibwo buvuke bwo mu mwuka. Yesu nashimwe cyane. Rero abavutse ubwo buvuke bwo mu mwuka, murumva Imana iri kwerekana yuko abavutse mu mubiri, abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, n'ubusa. Amen. Rero ikintu Imana ishaka kutwerekana ni ikihe? Nuko abavutse nk'uko iby'umubiri bigenda nabumva ibintu umubiri, nabagenda bakurikije umuntu w'inyuma. Iyo Paulo ari kwandikira itorero ry'Abakorinto, kino kintu tucyumve, iyo Paulo ari kwandikira itorero ry'Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 4 umurongo wa 16 hari amagambo avuga, akavuga ngo nicyo gituma tudacogora nubwo bwose umuntu wacu w'inyuma agenda asaza,
ariko umuntu wacu w'imbere wagenda ahinduka mushya uko bukeye. Niko iyo passage ivuga. Murumva yuko rero mu muntu harimo abantu babiri, harimo umuntu w'imbere ariko harimo n'umuntu w'inyuma. Nanone iyo tujya mu itangiriro Imana iri kurema, Imana igaragaza yuko hari umuntu waturutse mu gitaka ariko hakaba n'umuntu waturutse hehe. Ibyo rero murumva biri kugenda byuzuza babana ba Abrahamu. Umwe yavuze ku bw'isezerano, undi avuga nk'uko iby'umubiri bigenda. Amen. Rero niki Imana ishaka kutwereka, iri kutwereka yuko muri jewe harimo abantu babiri. Harimo umuntu w'imbere ari we muntu w'umwuka, hakaba n'umuntu w'inyuma ari we w'umubiri. Rero abavutse ku bw'isezerano, ababijyawe n'umwuka n'abagenda bakurikiza umuntu w'imbere w'umwuka, n'abagenda bayobowe n'umwuka, n'abagenda bumva ibintu mu mwuka. Amen. Abo nirwo rubyaro rwavutse ku bw'isezerano. Urubyaro rwavutse ku mubiri rushushanywa na Ishimayeli n'abagenda bakurikije umuntu w'inyuma, n'abagenda imyumvire yabo ishingira ku muntu w'inyuma. Amen. Rero ikintu nshaka kuvuga ni iki, nuko Imana ijambo ryayo ni rimwe. Ijambo ryayo ni rimwe. Uko yavuganye na Adamu muri Edeni, niko ivugana nanjye uyu munsi. Ijambo ry'Imana ntirihinduka, ni rimwe. Sibyo? Rero muri twebwe nitwe tugaragaza inkomoko cyangwa se umugore watubyaye uwo ari we, ubuvuke bwacu bwari bwo. Niba ngenda numva ibintu mu mubiri nkurikije umuntu w'inyuma, ngaragaza yuko nkomoka kuri Hagari. Niba ngenda nkurikije umuntu w'imbere w'umwuka, ibyo biragaragaza yuko navutse ku bw'isezerano. Amen. Biragaragaza yuko navutse ku bw'isezerano. N'ijambo ry'Imana niko riri. Amen. Uyu munsi dufite icyo bita isezerano rya kera, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, niba naravutse ku bw'isezerano, narabyawe n'umwuka, n'ijambo ry'Imana ngomba kuryumva mu mwuka. Amen. Icyo kintu kirakomeye. Ariko ikigaragaza yuko navutse kuri Hagari nuko ijambo ry'Imana ndyumvira mu mubiri, nuko ngenda nkurikije wa muntu w'inyuma. Ni gute ijambo ry'Imana so ryumvira mu mubiri? Uyu munsi Abisirayeli bahariya muri kira gihugu banze kwizera, bituma amasezerano yabo bafite agumana mu buryo bw'umubiri. Kuko n'ubundi isezerano rya kera yari amategeko ariko areba icyaha cyasohotse mu mubiri. Ntabwo yarebaga icyaha kiri imbere, yarebaga icyaha cyasohotse mu mubiri. Ntugasambane. Umuntu kuvuga ngo nujya gusambana nibwo rya tegeko riri bugukurikirane, ariko nuba ufite irari muri wowe nta kitegeko riri bukurebeho. Ntabwo itegeko amasezerano ya kera, isezerano rya kera ryarebaga umuntu w'imbere, cyarebaga umuntu w'inyuma. Ntukice, ntufate umuhoro ukajya gutema umuntu cyangwa se ukajya kumurasa, itegeko riragukurikirana. Ariko nuba ufite urwangano muri wowe nta kitegeko riri bukurebeho. Rirareba icyaha cyasohotse mu mubiri, ntabwo kireba ikintu kiri imbere. Amen. Isezerano rya kera Hagari yarebaga ibintu by'umubiri kuko nawe ari uw'umubiri. Amen. Noneho rero n'ijambo ry'Imana niho nari nigeze kugira ngo twumve bya bintu niko rimeze n'uyu munsi. Imana ivuga Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani, ariko n'uyu munsi hari abantu bakibyumva gutyo nyine yuko ari kuva muri Egiputa nka kiriya gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika kujya i Kanani nko mu burasirazuba bw'isi. Tukabyumva gutyo tuti bari bavuye muri Egiputa nk'inkuru zabaye, ariko niba ubyumva gutyo biroroshye kugira ngo umenye yuko inkomoko yawe ari kuri Hagari. Uracyabyumvira mu mubiri, ariko niwumva yuko ibi byari igishushanyo cyo kuva mu bwami bw'umwijima tujya mu bwami bw'umucyo, urabugaragaje yuko uri umuntu w'umwuka wavutse ku bw'isezerano. Amen. Ijambo ry'Imana ni rimwe, ariko imyumvire yacu niyo igaragaza inkomoko tuvuka. Imana ikavuga ihema ry'ibonaniro, ubuturo bwera. Ariko n'uyu munsi tukaba tugifata nk'ihema ry'ibonaniro nk'uko ryari ryubatswe mu buryo bw'umubiri. Amen. Ariko mwanditse igitabo cy'Abaheburayo aratubwira ngo
hari irindi hema ry'ibonaniro ritigeze ryubakwa n'ibiganza by'abantu. Amen. Kuko Imana ijya kumwereka Mose ku musozi, ijya kumwereka ibyerekeranye n'ihema ry'ibonaniro, yaramubwiye ati genda ubishushanye ukurikije icyitegererezo cya original nakwereke ku musozi. Rero ibyo original byo mu mwuka nibyo twe tugomba kumva. Niba koko twaravutse mu buryo bw'umwuka, twarabyawe n'umwuka nkuko Isaka yavutse ku by'isezerano. Amen. Ariko n'uyu munsi bamwe baracyakubwira ihema ry'ibonaniro mu mubiri. Hakazaho abatambyi. Abatambyi n'uyu munsi tukaba twumva yuko ari abatambyi mu buryo bw'umubiri. Amen. Bamwe tukabita abatambyi, abandi bakaba batari abatambyi. Ariko siko ibyanditswe bivuga. Bivuga ko twese turi ubwoko bw'abami n'abatambyi. Niba koko waravutse nk'uko iby'umwuka bimeze. Amen. Tugomba kumva ijambo ry'Imana mu mwuka. Niba koko twarabyawe n'umwuka, niba tugenda dukurikije umuntu w'umwuka, niba tuyoborwa n'umwuka, n'ijambo ry'Imana risobanurwa mu buryo bw'umwuka. Amen. Ahantu ushaka kugera ariho twasomye ni kuri za nyamaswa zizira n'izitazira. N'uyu munsi hari abantu kubwira ati jyewe sindya urukwavu, jyewe sindya urukwavu. Ese kubera iki? Ntuzanire icyanditswe, ntuzanire icyanditswe kigaragaza yuko urukwavu ruzira. Akabaje mu Balewi ku gice cya 11 ati ntureba yuko Imana yabivuze kuva kera kose yuko urukwavu ruzira, ruruza ariko ntabwo rwatuye inzara. Urinde se wowe ushaka kugira ngo mbuze, ushaka kugira ngo ndye ibihumanye? N'uyu munsi murabizi yuko abo bantu baracyahari uyu munsi bacyumvira ijambo ry'Imana mu mubiri. Ariko nkuko twabibonye, niba turi urubyaro rwavutse ku bw'isezerano, tukaba twarabyawe n'umwuka, ijambo ry'Imana tugomba kuryumva mu buryo bw'umwuka. Amen. Nta murongo n'umwe dufite Imana yerekana yuko inyamaswa zizajya mu rubanza. Nose ni iyihe mpamvu yakwita itungo rirazira wirinde ngo ntabwo rizira kandi zitazajya mu rubanza? Ntacyo byaba bimaze. Ikindi kintu nanone, abafarisayo babajije Yesu bati kuki abigishwa bawe, ku gice cya 15 cya Matayo ndatekereza, kuki abigishwa bawe barya batajabitse intoki bahumanye? Ni iyihe mpamvu? Yesu arabareba arababwira ati mwa bagabo mufite ikibazo gikomeye cyane. Kuko babumvaga kwera yuko ari ukweza umubiri, ari ugutunganya umubiri. Mufite ikibazo gikomeye cyane. Arababwira ati mu by'ukuri ibintu bica mu kanwa biramanuka, bifite inzira yabyo, biramanuka bikagera mu gifu, bigasohoka no muri toilette. Niko bigenda. Ati mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo bihumanya. Ibintu bica mu kanwa bikajya mu gifu ntabwo bihumanya. Atahubwo ibintu bihumanya mu mutima w'umuntu. Niho habamo umuhehesi n'ubusambanyi n'ubwicanyi. Ati kandi ibyo byose mu mitima yayo. Ariko birababaje kugira ngo n'uyu munsi tube twumva ibihumanya nk'ibijya mu gifu, aho kugira ngo tubyumve nk'ibiba mu mutima. Ariyo mpamvu habaho kwibombarika kw'abantu. Ntabwo Imana yigeze igirana ikibazo n'ibifu by'abantu, yagiranye ikibazo n'imitima y'abantu. Arabivuga Yesu akavuga ati mu mutima w'umuntu niho hava ibihumanya, akabivuga. Amen. Rero ntabwo inyamaswa izizira, kuba Imana yisi inyamaswa yuko zizira zitazira, yagira ngo twigishe twebwe turuza kwibona mu kanya. Amen. Rero tubonye mu by'ukuri yuko inyamaswa zizira n'izitazira tugomba kubyumva mu mwuka, tutagomba kubyumva mu mubiri. Siko bimeze. Twagiye kugira ngo tubyumve bino bintu, reka dushake passage zitwereka yuko ibi bintu dufite ukuntu tugomba kubyumva mu mwuka. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Igice cya 10. Ibyakozwe n'intumwa. Ndagira ngo hano twese tuhagendane, niho hari butumvishe muri zira nyamaswa zizira n'izitazira twasomye. Igice cya 10 tugiye guhera ku murongo wa 9 tugere ku 23. Ibyo Petero ngo yeretswe. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya. Bakibyitegura abankurota, abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa nk'umwenda w'umukoma hasi,
gifashe ku binyita bine kijya hasi, harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru ane n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, ribwira Petero, haguruka Petero, ubage urye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Bivuze ngo kuri wa mwenda hariho inyamaswa zizira, nizo yeretswe. Inyamaswa zizira cyangwa se zihumanya n'izizira. Imana iramubwira iti bagurye. Petero ati, mwami, kuva navuka sinigeze ndya inyamaswa zizira. Siko bimeze? Aha. Ati, oya mwami, ati sinigeze ndya ibihumanye cyangwa se bizira. Petero 14 niho tugeze. 13 15. Iryo jwi riramusubiza ubwa kabiri riti, ibyo Imana ihumanuye wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Murumva yerekwa Petero yagize. Amen. Petero yagize yerekwa. Petero yari umuyuda, agira iyerekwa aryamye ngo yari ashonje. Agira iyerekwa agiye kubona ngabona umwenda uramanutse ugeze hasi. Kuri uwo mwenda abonaho inyamaswa zizira. Ijwi riramubwira, baga urye. Petero asubiza iryo jwi, ubwo ni ry'umwami Yesu, ubwo yamubwiye ngo hoya mwami, ubwo ni Kristo. Siko ameze? Aramubwira ngo oya mwami, ntabwo narya inyamaswa zizira. Kuko kuva navuka ibi bintu uri kumbwira ngo mbirye sinigeze mbirya. Ni nkaho Petero ari kubwira Yesu, ari kubwira Imana ati, ko mbona wisubiye. Kuko niyo yari yarababwiye ngo inyamaswa zizira ntimukazirye, izitazira nizi. None Imana ikumweretse muyerekwa, imweretse inyamaswa zizira iti bagurye. Petero biramucanganyikisha ati, se ibi bintu bitati mwami, izi nyamaswa sinigeze nzirya kuva navuka. Ni nkaho akamubwira ati, siwe wadutegetse ngo ntitukarye inyamaswa zizira. None se wihindutse gute? Urumva? Ariko Imana iramubwira ngo ibyo nahumanuye wibyita ibizira. Ibyo nahumanuye wikomeza kubyita ibizira, ngo biba inshuro 3 kugira ngo ataza gushidikanya. Amen. Kugira ngo Imana imwereke yuko bya bindi byitwa yuko bizira yabihumanuye. Ariko mfite ikibazo aha ngaha, ko Imana ibwiye Petero yuko bya bindi bizira yabihumanuye, kandi tukaba twabonye yuko ikizira inyamaswa zira cyangwa se itungo rizira ni iryuza, ariko rikaba ritatuye inzara, cyangwa se icyatuye inzara ariko kikaba kituza. None ko Imana imubwiye iti nabihumanuye ntabwo bigihumanye, Petero iyo amanuka akajya kureba urukwavu yari gusanga noneho rufite ibinono. Petero iyo amanuka akajya kureba ingurube yahise yuza. Bivuze iki rero? Turibuza kubibona. Icyo ni ikibazo tugira ngo twibaze, turibuza kubibona. Ariko Imana yamubwiye iti nazihumanuye buryo. Ufite ikihe kibazo? Ko inyamaswa agenda zihumanuye, ni ikihe kibazo ufite? Ariko mu by'ukuri za nyamaswa yavugaga yuko zizira ntabwo zigeze zihindura bya bimenyetso bigaragaza yuko zahumanutse. Siko bimeze? Nicyo nagira ngo twibaza aho ngaho. Hanyuma noneho dukomeze kugira ngo tumenye icyo hano Imana yashaka kumubwira. Dore ku murongo 23 tugera ku 29 noneho. 23 tugera kuri 29. Bukeye bwaho Petero arahaguruka avanayo nabo na bene data hamwe bamwe biyopa nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayizariya basanga Koruneliyo abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira asanga abantu benshi bahateraniye, arababwira ati, urumva Petero hano wenda mbere yo kugira ngo dukomeze, Petero amaze kubona rya yerekwa, Imana imubwira iti bagurye, undi ati sinabirya birahumanye, Imana iti jyewe nabihumanuye, ngo yahise akanguka Petero ava mu yerekwa
akiri aho ngaho yumva ngo abagabo bari gusuhuza bati turashaka Petero ariwe Kefu, Koroneli yamudutumyeho. Petero ati mubihorere, arangije ajyana nabo iyo pako kureba Koroneliyo. Agezeyo Koroneliyo ngo azamusanganiye amwikubita ku birenge amuramya. Petero ati windane kuko nanjye ndi umuntu nkawe. Siko yemeze. Twumve no ntamagambo Petero ajye kumubwira. Ati benshi bahateraniye arababwira ati mwumve amagambo Petero yababwiye. Ati muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera. Ariko jewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nite kizira cyangwa igihumanya. None se mwiyerekwa yagize Imana yamweretse abantu cyangwa yamweretse inyamaswa? Mwiyerekwa Petero yagize Imana yamweretse abantu cyangwa yamweretse inyamaswa? Yamweretse inyamaswa zizira. Ariko mwumva amagambo Petero avuze, aravuga ati jewe Imana yanyeretse yuko ntagira umuntu wongera kwita yuko azira. Amen. Bivuze iki rero aho ngaho? Bivuze ngo Imana yafashe inyamaswa izita yuko zizira kugira ngo twigishe twebwe ariko iri kurengurira ku mitima y'abantu. Amen. Imana yaremye inyamaswa n'amatungo. Nibyo Paulo yongera kubwira itorero ry'Abaroma ababwira yuko abantu badafite icyo bazireguza. Ati kuko ibintu Imana yaremye byose bivuga umugambi wayo. Ibintu Imana yaremye byose bivuga umugambi wayo. Imana yaremye inyamaswa n'amatungo. Irangije bimwe byita yuko bizira, ibindi byita yuko bitazira. Ariko itagambire kugira ngo ibyo ngibyo itagamije yuko ari byo bizira, ahubwo igamije kugira ngo itwigishe twebwe abantu, itwereke muri twebwe abazira uko bameze n'utazira uko ameze. Kuko nibyo Petero ababwiye ati jewe Imana yanyeretse yuko hatagira umuntu wongera kwita yuko azira, kandi ibyo yeretswe n'inyamaswa ntabwo ari abantu. Amen. Rero inyamaswa Imana nibyo nari kuvuga yaziremye muri ubwo buryo kugira ngo nituzireba tumenye icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Amen. Tumenye bizira ibyo ari byo, ariko kuko ari twebwe Imana ivuga, ntabwo ari ziranya si inkwavu n'ingurube. Amen. Ahubwo ni twebwe yarenguriragaho, ni twebwe yavugaga. Rero inyamaswa zizira n'izitazira tugiye kuzireba izo arizo. Tumaze kumenya yuko no hatari zira nyamaswa, ahubwo Imana yazifashishije nk'ifasha nyigisho yo kugira ngo twigishe twebwe. Sibyo? Yigisha abantu uburyo bazira n'uburyo batazira. Abantu bazira abari bo n'abatazira abari bo. Nkuko nabivuze urwa rugero nabahaye, Imana yaduhereje amakuru yuzuye kugira ngo utazagira ikintu wibeshyaho. Ikubwira utazira uwo ari we, ariko kereka n'ibizira ibyo ari byo, kugira ngo hatazagira umuntu witwaza idini rye n'itorero rye ngo ni twebwe bukuri. Imana yerekanye ibizira, yerekana ibitazira ibyo ari byo. Ibi byiciro bitatu twabonye rero by'inyamaswa bizira n'ibyo ngiye kujyaho, tubonye yuko ari inyamaswa ariko biri kurengurira ku bantu aribo twebwe. Ndagira ngo mbyite yuko mudatekereza yuko ari abantu baba mu kabari, mudatekereza yuko ari indaya zigurisha hariya. Ntabwo ari zo, ahubwo ni abantu bose bavuga yuko bemera Yesu, ariko muri bo harimo inyamaswa zizira, no muri bo harimo inyamaswa zitazira. Ntimubibare mu bapagani batemera umwami. Kuko Yesu aravuga ngo bazaza bavuga bati mwami mwami. Ni muri icyo cyiciro ni abavuga mwami mwami, ariko muri abo ngabo harimo abazira, no muri abo ngabo harimo abatazira, aribo tugiye kureba kugira ngo tumenye uwuhe mukristo w'ukuri Imana ihamya nk'uko insanganyamatsiko yacu ibivuga. Amen. Twabonye rero mu by'ukuri yuko bari mu byiciro, zino nyamaswa zizira ziri mu byiciro bitatu. Amen. Reka duhere mu cyiciro cy'inyamaswa zizira tubihuza n'uyu munsi, kuko twabonye yuko ab'Imana ivuga ari twebwe b'uyu munsi. Sibyo? Inyamaswa zizira, icyiciro cya mbere twabonye yuko ari icyiciro cy'inyamaswa zatuye inzara cyangwa se zifite ibinono ngo zigire imigeri ariko zikaba zituza.
icyo ni icyiciro cya mbere twabonye. Ese zino nyamaswa ni izihe? Ese bano bantu bavuga mwami mwami ariko bateye nka zino nyamaswa ni abahe? Batuye inzara, bafite ibinono ngo bagire imigeri igabanije, bagire imbaraga, bafite imbaraga ariko ntabwo buza, aribo bagereranywa n'ingurube. Aba bantu ni abahe? Dusome ijambo ry'Imana. Abaroma igice cya 9 turasoma ku murongo wa 30 tugera ku 31. Abaroma igice cya 9 umurongo wa 30 kugera ku 32. Noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri ryabuye risitaza. Abayuda, Abisirayeli ntabwo bigeze bashishikazwa no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bituma basitara. Gushishikazwa n'imirimo bivuze iki? N'uyu munsi uyu mwuka urahari, uraganje, umaze imyaka n'imyaniko, umaze ibinyejana, abantu bashishikazwa n'imirimo kandi imitima yabo ari mibi, badashishikazwa no kwizera. Abantu babwirwa gukora imirimo, batoza kamere gukiranuka. Ibyo Yesu abwira abafarisayo, mwandyaryammwe mwoza inyuma y'imbehe. Imbehe ni isahani, atari ko imbere handuye. Bashishikazwa n'imirimo, barashaka gukora imirimo, ariko imirimo bakora ikigaragaza yuko iyo mirimo ihumanye nuko bayikorana n'ibyaha imitima yabo yose yubi. Ni inyamaswa zizira. Birashoboka yuko nabwiriza, birashoboka yuko nakwigisha ijambo ry'Imana, ariko ndi inyamaswa izira. Uyu ni umurimo ndi gukora, nkaba nshaka gushishikazwa no kubigisha, ariko ndi inyamaswa izira. Nkaba nshishikazwa no kuririmba, ariko ndi inyamaswa izira. Nabakora imirimo, batuye inzara, ariko ntabwo buza. Ushobora kubutanga icyacumi n'amaturo birenze iby'abandi za miliyoni nyinshi, ariko uri inyamaswa izira. Uri umudiyakoni, uri protokole, uri umushumba, uri mwarimu, ariko uri inyamaswa izira. Watuye inzara, ushishikajwe n'imirimo mu mitima wawe, ariko udashishikajwe no kwizera. Watuye inzara, ariko ntabwo wuza, uri inyamaswa izira. Icyo uri cyo cyose. Bongera kugira ngo nanone n'umukobwa witwa Marita, twamuvuzeho ubushize, tugeze kumuvugaho ubushize. Marita ukuntu yashishikajwe n'imirimo Yesu aje kubasura, arirukanka ajya mu gikoni. None se ikibi Marita yakoze buriya ni ikihe koko bavandi? Yesu yarabasuye, aravuga ati umushyitsi adusure agende tutamuzimaniye. Marita ajya mu gikoni ajya gutegurira umwana, ariko aza kubaza bya Mariya murumuna we. Yesu yaramubwiye ati uwo mugabane wawe ntabwo wemeye, washishikajwe n'imirimo, imirimo yawe ni impfabusa. Dore ufite umugabane w'ukuri, ni Mariya wicaye ku birenge byanjye yumva ijambo ryanjye. Abashishikazwa n'imirimo, mukora imirimo, mukora imirimo. Izo ni inyamaswa zizira, zatuye inzara ariko zikaba zituza. Bavandimwe, uyu mwuka umaze igihe kinini cyane, umaze igihe kinini cyane abantu bibwira yuko bari gukorera Imana, kandi ari inyamaswa zizira. Ari inyamaswa zizira. Ntabwo kamere ishobora gukorera Imana. Niko Paul abwira itorero ry'Abaroma. Dutoza kamere gukiranuka. Birashoboka muri kamere habamo icyiza n'ikibi. Birashoboka yuko nafunga ibibi kakora ibyiza. Nkibwira yuko ndi umukiranutsi kandi ndi inyamaswa izira. Birashoboka yuko utakwiba. Iyo ni dimension yindi.
utakwiba, utasambana, utabeshya, ariko uri inyamaswa izira. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ariko n'Imana ibivuga. Yabivuze kera yerekana inyamaswa zizira n'izitazira. Watuye inzara, ukora imirimo, ariko utuza, uri inyamaswa izira. Ikintu cyerekana yuko iyi mirimo ikorwa n'inyamaswa zizira, nuko twibwira yuko iyo twita yuko ari imirimo yo kwizera, twibwira yuko ari imirimo ikorwa mu iteraniro twateranye. Bivuze ngo ukwizera kwacu kuba active iyo twateranye. Ariko ntaba ndi mu rugo, ukwizera kukaba kurapfuye, kukaba kurasinziriye, ntabwo kubasha gukora. Ku cyumweru niduterana nibwo tugomba gukora imirimo, ariko ntabwo ukwizera gutoranya aho gukorera imirimo. Niba ari kubitekereza ugiraho wikirasa, reka ndetse kubivuga, wowe ugiraho wikirasa ku giti cyawe. Ukwizera kugomba kuba ari kuzima buri segonda, buri munota. Ntabwo kugirira imirimo mu gihe cy'amateraniro gusa. Icyo ni cyambere. Nuko twibwira yuko imirimo ngo yabera ikorerwa ngo mu materaniro, ngo mu isengero. Ntabwo ari byo. Niba ubyibwira watuye inzara, ko ntabwo buza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nakivuze, nuko ibi twita yuko ari imirimo ngo yabera, ngo imirimo yo gukiranuka, usanga tubikorana n'ibyaha mu mitima yacu. Nkuko nabivuze kare, nkaba nshobora kuba nababwiriza akunda umusambanyi, ntabwo mubazi se. Nkaba nshobora kuba naririmba ariko nuzuye mu bwibone kugira ngo abantu bandebe. Nshobora kuba naba umudiyakoni ariko ndi umubeshyi, ngambana. Nshobora kuba naba umushumba ariko naratwawe n'irari ry'amafaranga. Icyo nicyo cyerekana ko iyo mirimo rero twita imirimo yo kwizera ari imirimo ipfuye, uri inyamaswa izira. Watuye inzara ariko ntabwo buza, urazira. Icya gatatu nuko twigishijwe igihe kinini yuko ngo iyo dukoze imirimo, niba ntuye, niba nkoze umurimo, yuko ngo tuba tugurije Imana. Tuba tugurije Imana. Namwe nimwumve, nukuvuga ngo binageze naho Imana isa nkaho itazabona n'ibyitwishyura. Ideni dufitiye ni rinini cyane. Kuko hagakurikiraho n'amagambo avuga ngo ntawe ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Amagambo Pawulo abwira Timoteyo, ujye uzibukira amagambo y'amanjwe atari mu byanditswe, aryohera imitima y'abantu, ariko ntari mu byanditswe. Ntawe ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Ko Imana yo yadukoreye umurimo tukaba tutarawizeye, muri tekereza ko itikoreye amaboko. Hashize imyaka ingana gute Imana yo yarakoze umurimo, tukaba turi muri za kadansi uyu munsi tutaremera uwo murimo, muribaza ko itarigeze yikorera amaboko. None ni twebwe noneho tugiye kuvuga ngo tugiye kuyikorera ngo ntabwo tuzikorera amaboko. Turaguriza Imana. Niki tuguriza Imana? Mu kanya tuti ibyo ntunze byose ngo ni ibyawe, mu kanya utinda kugurije Imana gutizi, kandi ibyo ufite byose ari ibyayo. Wowe uguriza umuntu nyirabyo. Birashoboka. Ibi bintu twabyigishijwe imyaka n'imyaniko yuko ngo dukorera Imana, ariko uburyo tuyikoreramo ni uburyo buzira. Stefano abibwira Abayuda, arabwira ngo ntabwo Imana ikorerwa nk'ikennye amaboko. Yesu akongera akabisubiramo yavugana n'Abayuda, babwira bati twiteguye gukora imirimo, ariko si imirimo mushaka ni iyihe? Aravuga ngo jyewe ntabwo naje gukorerwa, ahubwo ni jye waje kubakorera. Ntabwo nigeze nza gukorerwa. Ntabwo Imana ikorerwa nk'ikennye amaboko. Amen. Ariko iki nicyo cyerekana ko iyi mirimo ari imirimo dukorera ko tuzira. Twatuye inzara ariko ntabwo twuza, nyamaswa zizira. Reka nihute. Icyiciro cya kabiri cy'inyamaswa zizira, noneho ngo nizuza ariko zikaba zitatuye inzara. Harakomeye cyane. Ziruza ariko ntabwo zatuye inzara. Iki cyiciro cy'abantu cyangwa se uyu mwuka cyangwa rino yobokamana uyu munsi riri kugenda rifata ryuzura mu mitima y'abantu mu buryo bukomeye cyane,
inyamaswa zuza ariko zikaba zitatuye inzara, bavuga ko bagiriwe ubuntu, bavuga ko batsindishirijwe, bavuga ko bakijijwe, ariko imibereho yabo ibihakana. Ku kintu cyerekeranye n'amagambo ntubashakeho ikosa, ntubashakeho ikosa, bakotinga ibyanditswe nk'uko biri. Twaratsindishirijwe, twagiriwe ubuntu n'Imana. Iyo babivuga utekereza yuko ibyo bavuga ari ukuri, ariko reba imigenzereze yabo, uramenya yuko ari inyamaswa zuza baravuga ariko ntabwo batuye inzara. Imigenzereze yabo ihakana ibyo bavuga. Inyamaswa zizira, Imana yavuze ko izo nyamaswa nazo zizira, baruza ariko ntabwo batuye inzara. Bavuga yuko bizeye. Hari agatabo kitwa agatabo k'umugenzi, ni agatabo kanditswe n'umugabo witwa John Bunyan. Nabonye abakristo hafi ya bose bakemera ko gatabo. Nyuma ya Bibiliya niko gatabo nabonye kemerwa n'abantu benshi. Umugabo witwa Mwizerwa muri ako gatabo ngo ahura n'umugabo witwa Magambo, akamubwira ati ndagira ngo nkubaze, turi kumwe mu rugendo, ati turi kumwe mu rugendo, ati none se uragira ngo tuganire? Ati tuganire ibihese. Magambo ati uragira ngo tuganire ibihese? Tuganire iby'ijuru cyangwa ibyo mu isi? Tuganire ibyo mu bugingo bw'iteka cyangwa iby'ubu? Ati njyewe nkunda kuganira ibyo mu bugingo bw'iteka. Magambo abwira Mwizerwa ati nkunda kuganira ibyo kwizera no kuvuka ubwa kabiri, ibyo bintu ndabikunda cyane. Amubwira uburyo agakiza tutagahabwa bivuye muri twebwe, ahubwo tugahabwa bivuye ku murimo Imana yakoze. Amubwira ko tudatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu. Mwizerwa akavuga ati wow, mbonye umugenzi w'ukuri. Arirukanka ajya kwa mukristo, atuzi n'ibindi, mpuye n'umugenzi ufite amagambo meza yo mu byanditswe, ati ari kuvuga neza umurimo w'Imana, ari kuvuga neza ukuntu abantu batatsindishijwe n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo ari kubw'ubuntu gusa. Mukristo aramubwira ati uwo muntu yabeshya abantu nkawe batamuzi, ariko njyewe ntabwo yambeshya. Mwizerwa ati witonde, utavuga umuntu w'Imana nabi, njyewe namwiyumviye ari kuvuga neza Imana, witonde. Mukristo aramubwira ati njyewe muzi kuruta uko yiyizi, ugukiranuka kwe kuri ku munwa gusa. Reka nze nkubwire ikintu kiri gutuma umufata, kimwe cyonyine. Genda umubaze ngo ubwo buntu bw'Imana wirirwa uvuga, uko kuvuka ubwa kabiri urata, uko kwizera uhora uvuga, ubwo buntu bw'Imana mubaze ngo iyo bugeze mu mutima w'umuntu bwiyerekana gute, busohoka hanze gute, bugaragara gute ubwo buntu bw'Imana? Genda umubarize icyo kibazo, nagusubiza ndemera ko ari ukuri. Ati cyo nzi cyareta gucika. Mwizerwa aragenda ajya kubaza Magambo, ati muvane nongeye ndagarutse kandi, ati numvisha uvuga ibintu byiza cyane, ati kaze rwose, nanjye nkunda kuvuga ibyo bintu, ndabikunda ibyo bintu, ndabikunda rwose kubivuga, by'ubugingo bw'iteka, by'ukuntu twagiriwe ubuntu, ndabikunda. Mwizerwa ati mfite ikibazo nkubaza, ati ko uvuga ubuntu bw'Imana, ubwo buntu bwiyerekana gute? Iyo bugeze mu mutima w'umuntu bwiyerekana gute hanze? Magambo ati ndakumvise, ati nakumenye, urashaka gushaka kuntega mu magambo, ntago twashobokana, ati mwebwe ndabazi. Abaramufashe. Uyu munsi dufite izo nyigisho zihari zivuga ubuntu bw'Imana nk'uko byanditswe, bavuga gutsindishirizwa no kwizera, ariko batemera ubuzima bw'ibyo bintu bavuga. Iyo mubaje uti ubwo buntu bw'Imana bwiyerekana gute iyo bugeze hanze, arakubwira turashaka kunsubiza mu idini, urashaka kunsubiza mu mirimo itegetswe n'amategeko. Izo ni inyamaswa zizira, ziruza, baravuga ariko ntabwo zatuye inzara. Reka dusome umurongo w'izo nyamaswa muri Tito. Ndabahereza pasari, reka makotinge kubera igihe cyagiye. Tito wa mbere igice cya 16 Paulo aravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Siko umurongo uvuga, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ku kintu cyerekeranye no kuvuga Imana,
bari blameless, ntibanengwa, bavuga neza Imana, ariko imigenzereze yabo ikabihakana. Abo bantu Paulo yongera kubavuga nanone mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ku gice cya 14, abagereranya n'ibikoresho ngo bifite amajwi ariko bikaba bidafite ubuzima. Akavuga ati umwirongi ufite ijwi, uravuga ukumva ariko nta buzima ufite. Nabo niko bameze, bafite amajwi ariko nta buzima bafite. Amen. Izo ni inyamaswa zizira. Mu migeri ku gice cya 30 umurongo wa 12 Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya ivuga ngo hari umuryango w'abantu biyita intungane. Bahora bavuga uburyo ari intungane, uburyo ari umukiranutsi, ariko uba ushishoje ubona batarigeze bezwaho ibyaha byabo. Nubwo akanwa kabo katura ko ari intungane, ariko ntibigeze bezwaho ibyaha byabo. Kubera ko baruza ariko ntabwo batuye inzara. Ni inyamaswa zizira. Tubonye ibice bibiri, hasigaye igice cya 3 aricyo cy'inyamaswa zitazira. Mu nyamaswa zitazira nta bindi byiciro birimo, ni icyiciro kimwe cyonyine. Amen. Bibiliya tubwiye ko icyo cyiciro rero kimeze gute? Noneho cyo cy'abantu bemewe, umukristo nyakuri, Imana ihamya, yavuze kuva kera kose itanga amatungo n'inyamaswa kugira ngo tujye tubireberaho, ariko biratangaje biranababaje yuko tutabibona. Ibyo Paulo avuga ati iby'Imana yaremye byose bivuga umugambi wayo, nta kintu abantu bafite bazireguza. Wavuga yuko wize teoloji, wavuga yuko uziranye n'abashumba benshi, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Wavuga yuko usengera ugende kuri amatorero yacu, ntabwo ari byo Imana igenderaho. Izakubaza ati wigeze ubona aho urukwavu? Nararubonye. Ingurube se urayizi? Ndayizi. None se ko wagendaga nk'ingurube utekereza igihe nayiremye kugira ngo wirebe, none ntiwigeze wimenya. Nta kintu abantu bafite bazavuga ku munsi w'urubanza. Iby'Imana yaremye byose bigaragaza umugambi wayo. Nakweretse inyamaswa itazira, nkwereka inka yuko yuza ikaba ifite n'ibinono. Kuki bitakwigishije? Kuki bitakwigishije kuza ukaba ufite watuye inzara? Nukuhi. Reka dusome urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto tugana ku musozo, igice ni cya 4 umurongo wa 20. Aho hano urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 4 umurongo wa 20, Bibiliya ivuga ngo ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo. Amen. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Amen. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Urwandiko rwa kabiri none rw'Abakorinto, reka aho tuhasome igice ni cya 10 umurongo wa 11. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice ni cya 10 umurongo wa 11 haravuga ngo uvuga ibiso bityo yibwire ibi yuko uko tumeze mu magambo, ku magambo yo mu nzandiko tudahari, ariko tumeze no ku byo dukora duhari. Uko tumeze mu magambo tuvuga ni nako tunameze no mu byo dukora. Turuza ariko twatuye n'inzara. Turuza uko tumeze mu magambo ni nako tumeze mu byo dukora. Turuza ariko twatuye n'inzara. Izo nizo nyamaswa zitazira Imana yavuze kuva kera kose. Uwo niwe mukristo w'ukuri Imana ihamya. Tito akabivuga mu gice cya 2, akavuga yuko ubuntu bw'Imana twahawe ari ubutwigisha kureka irari ry'iby'isi. Ntabwo ubuntu bw'Imana twahawe ari ubutuma dusohoza ibya kamere, butwigisha kureka irari ry'iby'isi, bukatwigisha no kubaha Imana. Ubyumva gutyo niwe nyamaswa itazira. Amen. Yohana akabivuga none mu rwandiko rwa mbere, reka tuhasome twumve. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18. 3:18. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18, twihuta dusoza. Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri.
twe dukundana mu magambo, ahubwo dukundane no mu byo dukora no mu by'ukuri. Ntitube inyamaswa yuza ariko ikaba itatuye inzara. Amen. Ahubwo dukundane mu magambo ariko no mu byo dukora. Tube inyamaswa yuza ariko ikaba inatuye n'inzara. Amen. Iyo niyo nyamaswa itazira Imana yavuze kuva kera kose. Niyo yagambiriye kuva kera kose. N'abafite kwizera, ariko kwizera gufite ubuzima. Amen. N'abakiriye ubuntu ariko bufite imbaraga zo kubabaza, zo kubabuza irari ry'iby'isi. Amen. Izo nizo nyamaswa zitazira. Niwe mukristo w'ukuri Imana yavuze kuva kera kose. Abuza bakaba batuye n'inzara. Ibindi byiciro byose ni inyamaswa zizira. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.